ngo nararwaye. Ubwo birangira perezida wa repubulika agiye ndikurira ndi kwikuba hasi ngo narwaye ibisazi kandi muzima. Igihe mpagurutse ngo ngiye kumubwira, abayobozi babo baramfashe barafata barakomeza. Perezida wa repubulika agiye kugenda asiga banyicaje hasi ndikurira ndi gukuba amaguru. Ikivuyemo baraje banjanye mu bitaro, ahubwo ubwabo abarimo baje kumesha feneriga ngo nuko ngubwo ngo nari ngiye kubasebya ngo kuri perezida wa repubulika ngo ndi kubasebya. Ikibazo ni ugusaba ubuvugizi nyine ngo abana mbereka hose ashinguwe, nta kindi nkazataha bahazi. Ikigoma cyo kumutima nicyo nari nshaka kumubwira. Abayobozi baranyagira icyo bakoze, amaze kugenda baramfunga. None bityo kuva wayo nakura Muvunyi nzi ko ufite imbaraga. Rero niba narasaza Umuvunyi azabijonjora ko ndi umusaza. Turakumva rwose, turakumva uvugira ikibazo cyawe. Nicyo rero Muvunyi napfakaye 94, sigarana abana 2 ndabirabara na n'ubu abana banje bari mu maboko ganje. Ibyo gukunda umusazi bazamuha ikarita yerekana ko ndi umusazi. Musubize mwifuriza kugira amahoro. Witwa nde? Nitwa Amahoro gusa nkaba ntuye mu murenge wa Gahunga, akagari n'Ikidakama, umudugudu ni Rusenyi. Bityo nkaba ndi gusaba ubuvugizi nk'uko ndi kubibwira Umuvunyi kagomba kuzansabira ubuvugizi bakemera ko nje kwereka abana banje aho ashinguwe. Mbonye wari ufite uburakari bwinshi busa n'ubuvanze n'ihungabana, abantu bitiranyaga n'ibisazi. Waba warigeze kugeragezaho imiti yo kwa muganga Indera? Ntayo nigeze kunywa, ndinze gusaza ndi muzima, yeme no mu rukiko njagamo nkaburana, indangamuntu ndayifite, urugo rwanje ninzu rwicungira, menya kugura igisinde, menya kugura byose, nta ndwara mfite. Ushobora kugira amakenga bati waravangiwe. Oya. Niki kibazo wagaragazaga nari amarangamutima ngana? Amarangamutima yanjye ni uko ndi gusaba u Rwanda ko rwemera ko igikomere mfite cyo kwereka abana banje hose ashinguwe. Nakomeje kubabwira ngo ntonzi yari kandi mpazi, none nkaba ndi gusaba u Rwanda ko rwemera ko nje kuba mwereka kuko ari mu rwibutso rwa karere ka Nyabihu. Ese wavuze kutahazi ubu ukaba uhinduye imvugo? Nahoraga ndi kubivuga nyine abayobozi bantera utwatsi, birangiye abana mbonye bazangirira nabi ntangira kuvuga ko nahazi. Ntiwababwiye muzaje kumubwira aje kuhabereka, ariko bitumye abana banyanga bancikaho. Ikibazo giteye gute? Ikibazo ni ugusaba ubuvugizi nyine ngo abana mbereka hose ashinguwe, nta kindi nkazataha bahazi. Ese ubundi yapfuye ryari niba ubyibuka? Yapfuye 94. Ko ni baramwishe yaragiye muri korari. Suro cyabaze jenoside yakorewe Abatutsi. Nico gihe babakuye mu modoka yarari muri korari agiye kuririmba igoma. Iki rero wakomeje gutsimbara ukavuga kutahazi, kubona imyaka imaze kurenga 32, aka kanya muneka akaba ari gubigaragaza usa n'uwanahungabanya cyane. Nabigaragaje kera, nagiye no kubisaba meya witwaga Wambajimana, ndongera mbisaba gitifu wari w'umurenge witwaga Uwamahoro, baranga. None bamajije kwanga nja ku karere iriye Butaro, perezida yaje wa repubulika. None ngiye kubwira perezida wa repubulika, n'ubundi baramubwira ngo nararwaye. Ubwo birangira perezida wa repubulika agiye ndikurira ndi kwikuba hasi ngo narwaye ibisazi kandi muzima. None bityo rero majije kubona Umuvunyi muzima arabimenya. Ndabizi. Wasaze se we yabimenye? Unasi ko nigeze nsaraho aba bantu babikuraga. Wowe uyumva ute? Nje ndaho nta kibazo ndakora nk'abandi. Abantu bakwizezwa n'iki kuri muzima?
none se ubu azajya kumpima noneho birangire amenye koko ndi umusazi, iyo mvugo ayimenye, ariko ndi kumusaba akagoma karaganyiza kandi nawe akagikiza. Amakara ateye ati amakara ni uko nanjye yanyemerera nk'umupfakazi nkereka abana banje hose ari, bityo inshingano ze zikagenda neza. None ndi kumusaba ngo azangirire imbabazi koko yemere ko njya kubabereka. kiri hejuru avuga uti nimushaka muzagira ikindi mumfashe munyemerere ngaragaza umurambo aho uri wase w'abana banje nabo bakiri igikomere. Bityo njyewe nta bundi bufasha nasaba kuko bakomeje kuvuga ko nyine nari muzima. Nanyereke nyine njyewe yemere ko njya kwereka abana banje hose ashinguye, icyo gikomere ngikire n'abana banje bagikire, nzataye ibintu byararangiye abana banje basigare amahoro. Ariko be kusigarana ikiguma ko nagiye guhisha se nkanga kuvuga hari kandi mazi. Murakoze kugaragaza iki kibazo cyawe abantu bakanga kukumva, rimwe na rimwe bakakwita umusazi nk'uko bigaragaje. Wiyumva ute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nuko icyo gikomere cyakomeje kumbamo, navuga ni si none ko abandi bapfakaza bumva nanjye nkaba ndi umwana we. Aba bantu bamubwiraga ngo narasaze rwose yabantumye bakamunjanira akajya kumpimisha, yasanga ndi mu bisazi wenda akazanterera iyo ashaka. Wararengana oya barabimubwiye kenshi bamubesha bameya n'abandi, harazaga bakamurangiza ngafatanyije n'akarere ka Nyabihu turamushyingura turarangiza. Noneho nageze nyuma umwana wanjye avuye i Buganda, umuturanyi wanjye barambeshe ati ko nyoko babwiraga ngo ntabwo aza hoswa ari, none ko yavuye kumushingura mwabaza nyoko hoswa, ntimwabana mwe ntimureke ndi kubyiga. Ubwo byabaye aho bimajije kubaho ndagenda njya ku karere ka Nyabihu, nsanga meya w'akarere ka Nyabihu yitwaga niba ari uwanzwe n'uwe, nyamara nuko ndamubwira nti none nyakwa meya ko twarangije gushingura umuntu, none abana bakaba bari kumbira ngo ninjye kubereka hose namushinguye, ntubu biragenda gute? Meya w'akarere ahamagara ushinzwe urwibutso, ari ushinzwe abacitse ku icumu. Ubwo birangiye ushinzwe abacitse ku icumu yaramfashije aja gukora urupapuro ararumpa ati cyo noneho janira meya w'akarere ka Nyabihu wanzwe n'uwe agusinyira. Meya w'akarere ka Nyabihu aransinyira urupapuro, nduzanye ndugejeje hano, abayobozi icyo bakoze bararuriye ngo mbese ngo ugiye kuza mu rwibutso rw'abandi ngo gukoramo iki, ngo koswa atigeze acika ku icumu, ngo nucika ku icumu ngo urwo rwibutso ugiye kurukoramo iki. Arega njyewe nari ndi gushaka uwo mbyariye abana, niwe nenda aja kureba. None abayobozi bakavuga ngo koswa atakitse ku icumu ngo mu rwibutso ugiye gukoramo iki. Nisi mwareka nkajya kwereka abana kose namushinguye, mw'abantu mwe mwareka nkajya kubereka. Icyavuyemo abayobozi baramfunze ngo nibisazi byamfashe. Ubwo nararangije ndabwarika, abaturage nabo bakampana ngo mbazingura kuvuga ibyo ngibyo ngo urumucika ku icumu mbambuze pfa na ruguru. Nararangije menya ko Perezida wa Repubulika yaje, ndagenda njya ku karere iri Butaro. Igihe magurutse ngo ngiye kumubwira, abayobozi babo baramfashe barafata barakomeza. Perezida wa Repubulika agiye kugenda asiga banyicaje hasi ndi kurira ndi gukuba amaguru. Ikivuyemo baraje banjanye mu bitaro, ahubwo ubwabo abarimo baje kumesha Feneriga ngo nuko ngubwo ngo nari ngiye kubasebya ngo kuri Perezida wa Repubulika ngo ndi kubasebya. N'abayobozi barabivugaga ngo ndi umusazi, dore ngabo barabivugaga. Amatwi yawe arenga twumvisha uvuga ngo niyo mutamfasha ikindi mukamfasha kugaragaza umurambo w'umugabo wanjye, abana banjye bakamubona nkaruhuka. Ufite igikomere kingana gute uhuza no kwitwa umusazi? Igikomere cyanjye mfite n'ubundi cyakomeje kunyangiriza, nuko abana banjye bakomeza kuvuga bati mama kuki twe twabyawe nande, mama data yagiyeye, mama bizagenda gute, nkabura epfa nkabura na ruguru kuko abayobozi batanyemerera. None nkaba ndi gusaba ko Perezida wa Repubulika yamfasha nkajana abana aho hantu usaryamye, abana bakamubona nkazapfa, abana bampaye amahoro nanjye mbahaye abandi tukababarirana. Murakoze. Ndarende kumwe na mudugudu
wari kumwe n'abantu basa no gusobanura neza, wari uri wenyine, wari uri n'abandi bantu? narindi kumwe na mudugudu, nkaba narindi kumwe n'abandi bavandimwe banje batatu. Abantu iyo begereye bavuga ngo aba iyo mbegera baravuga ngo singiye kubata mu makuba ngo batabifungira, na musaza wanje arabivugaga. Ariko abantu bakizera gute ko udafite akabazo ko mu mutwe cyangwa haba hari imiti wahagaritse mama? Njyewe nahagaze mu byera no mu byirabuye ngo perezida wa repubulika azankorera icyo ashaka, nasanga ndi umusazi ibyo mvugaga nuko azamane, ariko nasanga ndi muzima abagira gutyo bagapfobya umuntu gutyo bakamutesha agaciro, nawe azabahane by'intangarugero. Murakoze. Bona baba bafite izihe nyungu mu kugira umusaza? Inyungu bafitemo ni ukugira ngo badaseba, none si izindi nyungu bafitemo n'iziki, bagashaka kuduhisha mu kiminimindi ngo badaseba. None ni ukubera iki badashaka kwemera ko tuvuga ukuri ngo tugaragaze ibibazo dufite? Murakoze.